Disi Tereza yamaze gufata Nyambo nk'umukazana we. Tereza yamaze gufata Nyambo nk'aho ari umukobwa we. Guys, ese ubona Tereza atari umubyeyi w'ukuri? Ese ubona ababyeyi bose bameze nka Tereza? Ubona ubuzima tubayemo butiyongera kuba bwiza? Guys, Tereza akunda Nyambo byo gupfa. Tereza ukuntu akunda umuhungu we niko akunda Nyambo, kandi byagakwiye kubaho muri sosiyete nyarwanda ko umubyeyi yagakunze umukazana we za nyabyo. Guys, rero ni bwo bwa mbere hano kuri Vinke Empire nkayikaze. Ndagusaba kugira ngo bakora subscribe maze tukomeze tugenda muri ibikorwa byose baturukora umunsi ku munsi. Guys, ese Nyambo we uno murimo araza kuwemera cyangwa se Nyambo arakomeza hakane? Ese ubona Tereza atari umubyeyi wa nyawo? Ese ubona Tereza atagakwiye kuba intangarugero mu bandi bose? Tereza ukuntu akunda Nyambo n'abandi bose bagakwiye kuba bakunda bakazana babo nk'ukuntu Tereza nawe akunda Nyambo byo gupfa. Kandi turabizi ko Tereza nubwo akunda Nyambo nta nubwo ari umukazana we. Nyambo aracyakundana na Niyori, ariko Tereza agerageza kumushimisha uko ashaka, uko ashoboye kose, kugira ngo wenda amenye ko atari wenyine. Guys, Niyori akunda Nyambo, kandi na Nyambo turabizi ko amukunda, ariko abantu barwanya urukundo rwabo turabizi ko ari benshi cyane. Turabizi ko abantu baba bashaka ko urukundo rwa Niyori ndetse na Nyambo ruba rwarangira ni benshi kuba kurushaho. Ive uri hariya we wagira ngo nta majini yamuteye. Mutesi uri hariya we nawe situzi ko yapfa korohera Niyori ngo akundane na Nyambo. Ndetse na Dete wo batumye twamaze kumenya ko Dete aba afite amarangamutima Niyori makeya, ariko akaba atatuma nawe adakundana na Nyambo. Guys, nubwo Dete baka kanya huze amaze guhugira kuri Gahima, turabizi ko nawe asanzwe amwemera. Turabizi ko Dete yemera Niyori, ariko se mubona bino bintu bikwiriye? Ese guys, wowe ubona urukundo rutazatsinda? Ese niba uri umukunzi w'ibanga ubona muri Niyori ndetse na Ive uberanye na Nyambo by'ukuri ari uwuhe? Tanga ibitekerezo byawe, ube wambwira ukuntu wiyumva kuri filime yacu Ibanga. Kandi murabizi ukuntu tubakunda cyane, murabizi ukuntu tubemera cyane, murabizi ukuntu muri abantu bagaciro kuri filime yacu Ibanga. Tanga ibitekerezo hasi aho, ube wambwira ukuntu uba wiyumva kuri filime yacu Ibanga. Niyori na Nyambo turabizi ko bakundana cyane. Niyori na Nyambo urukundo rwo rurahari, ariko turabizi ko abahora barurwanya bo ntaho bagiye baracyahari, ntaho bagiye baracyaturanye. Guys, rero nibura umukunzi w'ibanga ndakubwira ngo ntuze kura kuri episode ikurikira filime yacu Ibanga. Ni episode uraza kungukiramo utuntu tumeze neza, ni episode uraza kuboneramo ibintu bimeze neza, ni episode uraza kungukiramo utuntu twinshi kutigeze ubona mu zindi episode zose za filime yacu Ibanga. Guys, rero murabizi ko filime yacu Ibanga igenda idutesha umutwe, filime yacu Ibanga igenda iducangacanga mu mutwe. Umuntu twizeraga nka Gahima ubu ngubu tuvugana yamaze gufatisha Dete amugira agafuka ke. Dete ubu ngubu tuvugana naga afite ubushobozi bwo kuba yikura muri Gahima. Ese Dete yatobora akabwira Jojo ko Gahima ari kumutereta? Turabizi ko Dete yamaze kubibwira Ive, ariko Ive yabifashe nk'ibintu bya brag byo gukina, kandi Dete yamubwije ukuri. Ese Dete yatera intambwe ya kabiri akajya kubibwira Jojo? Ese mubona byakunda? Guys, rero ni muri umukunzi w'ibanga ndagusaba kugira ngo watange ibitekerezo byawe, ube wambwira ukuntu wimba kuri filime yacu Ibanga. Guys, rero ndagushimira kuba warakoze subscribe hano kuri Vinke Empire. Nawe utarayikora ndagusaba kugira ngo ube wayikora, ubundi dukomeze tugendane mu bindi bikorwa byose tuba turukora umunsi ku munsi. Guys, rero nibura umukunzi w'ibanga ndetse ukaba uri umukunzi wa Miss Nyambo, ndetse ukabona kunda n'imyaka itingire za filime yacu Ibanga, ukabona shimishijwe na filime yacu Ibanga ukuntu ikugeraho umunsi ku munsi, ikintu cya mbere banagusaba ni ukuba watanga support, ubufasha bwawe, ukaba wakora subscribe no kuri Vinke Empire, ubundi tukaza dukomezanya tugendana mu bikorwa byose tuba turukora umunsi ku munsi. Ndetse ukanambwira n'ikintu ushaka kuba wamenya ko bakinnyi bose bakina muri filime yacu Ibanga nkaba nakigusobanurira. Guys, rero ntagutindiye ndagusaba kugira ngo duhere kuri episode ikurikira filime yacu Ibanga. Ndabakunda cyane muri abantu b'intwari.